iby'urukundo rutakibaho n'amahomvu ngo ni gace gace agasigaye ngo ni gace gace okay se twemere barura farura nako karura fukamire ndikanoro ndumva bitagakwiye ndumva let's go find one time a bit tired making love again byishirwa wewe dude we do love dude Tugiye mu yindi gahunda n'ubundi nayo ijyanye n'imyigire ya Mugisha. Ngira ngo ibaruwa iragira iti Mugisha tega amatwi ibaruwa ni yawe. Nubwo ubona bayandikiye JALAS Official TV. Ngo uyisome. Iti nshingiye ku biganiro byiza byagiye bitambuka kuri JALAS Official TV muri aya matariki akurikira kuwa gatandatu Nzeri 2021, kuwa 10 Mutarama 2022, kuwa 16 Mata 2022 na tariki 5 z'ukwa 9 2022, aho mwakoze ibikorwa by'ubuvugizi urukundo n'ubumuntu byo gufasha umwana Mugisha Patrick teza amatwi w'umuhanzi ufite ejo hazaza mu bihe bitandukanye. Twagiye dukurikirana impano ye yifitemo yo kuririmba ndetse ibijyanye n'imibereho ye yuko abana n'umubyeyi we umwe mama we gusa. Dushingiye ku byo twavuze haruguru nk'umuryango mugari Ndayisaba Fabrice Foundation ufatanyije n'ishuri ry'inshuke École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice usanzwe ukora kuva kera ibikorwa by'ubuvugizi ubumuntu n'urukundo hano mu Rwanda, twiyemeje gutangira gushyigikira uyu mwana w'umuhanzi Mugisha Patrick muri ibi bikurikira: mu bijyanye n'uburezi bwe bw'amashuri akiga ahantu heza 2022-2023. Iki kigo iki kigo pe Imana imbaho umugisha mwinshi cyane. Bishobora ni iby'agatangaza kuri njye. Anga wakundiye iki se? Ni etage. Etage kirenze. Gusa ni heza tubuni heza ajyanye n'icyifuzo cyane. Yes. Imana izurwa wankunze ese akaretse umwana intambwe uhora ushaka iyo ziruta izindi urankunda mbona imbamutima uhorana no kunota umutwe wawe utahe urwonko useze nurabehuye urankunda. TV turabasuhuje tubifurije kugira ibihe byiza. Ngira ngo abadukurikira buri munsi muzi cyangwa mwamenye cyangwa se benshi mukunda uyu muvandimwe turi kumwe hano mu modoka turi gutemberana umujyi yitwa Mugisha Patrick. Ni petit frère sibyo se? Yego. Utavuze ngo yes of course. Yes of course. Nongo rero ngira ngo muramukunda muri benshi cyane mukunda impano ye. Uyu munsi turi kuva ababonye igipangu dusohotsemo na ahantu yigaga cyangwa se aho yigaga kugeza isaha. Bityo rero tukaba tugiye mu yindi gahunda. Tugiye mu yindi gahunda n'ubundi nayo ijyanye n'imyigire ya Mugisha. Dushimire cyane by'umwihariko abantu bemeye kutuba hafi bagiye batandukanye. Hari abemeye kudufasha muri uru rugendo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mugi hari abantu bakunze impano yawe, bamwe bifuza ko
uburezi bwawe cyangwa se imyigire yawe yagenda neza. Hari ahantu wigaga se waruhishimiye ko tugiye guhindura ikigo cyangwa tuhagume? Ahoya ya nuko najya ahandi tu. Ntacyo ntabwo turi buhavuge kugira ngo wenda tutanagaragaza nabi wenda ikigo, ariko ibyo byose warukeneye kujya ahisumbuyeho. Kandi ku bw'amahirwe twagize umuntu umwe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twemera ko azadufasha, tumusuhuze cyane Soso. Hari n'umuntu umwe wundi wa hano usanzwe afasha abana wanyemereye ko azamufasha, nawe turi bumunyureho, yanyemereye ko hari icyo yifuza gufasha Mugisha sinkizi, ndetse afite n'ishuri nubwo ari maternelle, simpamya ko ibyo byose tugiye kumusubiza muri maternelle. Hajya warugeze mu wa kangahe? Mu wa gatatu? Mu wa kabiri nanjye kujya mu wa gatatu. Nibyo rero twari twaje gufata bilete kuko hari ibyo atari yanogeje neza, ariko ndahamya ko ubu ngubu ari amahoro. Ubu ngubu rero tugiye kugerageza turebe ko twahindura ikigo mu rwego rwo guhindura ubuzima bw'uyu munyempano wacu Mugisha Patrick, sibyo? Ngira ngo rero nta bintu byinshi turi buze kuvuga, muraza gukurikira byose uko biri buze kugenda. Turi buze kugerageza tunyurere naho ase ko mbona turi kugenda urugendo ubusa, aho uzajya uhagenda n'amaguru cyangwa tuzashaka imodoka? Kubw'Imana nzajya magenda. Hano hari wagiye kuva wavuka niye mujye? Ahantu hari nagiye cyane. N'amaguru wijyanye? Njye nyine. Cyangwa uri kumwe na sister? Mahoro twajyanye n'amaguru tuva mu rugo tujya hariya Mukobo. Mukobo? Yes. Sejemu? Sejemu. Mwaragiye? Ariko mwe mwabwiye mu rugo? Cyangwa muri kuzerera? Oya. Ntabwo ujya uzerera se? Njyewe? Nzerera iyo wamaye agahushya. Iyo baguye agahushya ntabwo uba wazereye, aba ari sawa. Ubwo ni na byiza, nizere ko utari umwana w'inzererezi. So rero ngira ngo tugiye kugerageza. Ahanini igitumye kiduteye kuguhindurira ikigo no kugira ngo tugerageze turebe ko ireme ry'uburezi rya Mugisha donc hari aho ryaba rishingiye az'ururimi. Yambwiye ko ashaka kumenya indimi cyane. Harya ushaka kumenya uruhe cyane kurusha izindi? Ndashaka kumenya Igifaransa tu. Aho ni sawa. Murumva ko ni n'umusirimu, umuntu ushaka kumenya Igifaransa muri iyi monde, Icyongereza acyari kuzakimenya. Kubera Imana nzakimenya. Nguwo Mugisha wanyu rero ni umukapo uyu munsi rwose ni relax nawe. Ndabona ari gusezera vacances. Ubu ngubu ngibi uri kwigira guhera ku wa mbere fini, tuhita usubira mu kwiga, sibyo? Afata bike n'ikayi. Mama ameze ate? Meze neza. Sawa, nagira ngo ubibwire abanyarwanda, ariko ngiye amakuru yenda yazi tuba twavuganye urabizi. So nibyo ngibyo rero, abantu badukurikiye bashobora kuba bari kuvuga bati se ko atari kuturirimbira kandi akazi. Uri buririmbira abantu se cyangwa wapi? Ndabaririmbira. Ushize wararirimbye tugira ibyago amajwi amwe namwe azatavuga neza, ariko uyu munsi noneho ndagerageza ngo ufashe. We waguze telefone se? Oya nagari yanze. Uyu munsi uzukuru turi bubigenze, ndaza kugusaba uririmbe ku ndirimbo ya Buravan nyakwigendera. Urabyibuka ko ari we muntu wa mbere w'umuhanzi watuvugishije dukora ikiganiro, sibyo? Wabimenye ko yatuvuyemo? Yabimenye tu. Ku makuru barabyerekanye no kwiganira bitandukanye. Wabyakiriye ute? Byarambabaje tu, ariko yene tu ubuzima burakomeza. Nta kundi, ubuzima burakomeza. Ni nayo mpamvu wenda tugiye no kunyuzamo tuganatarama tunaririmba ku ndirimbo ze. Hari indirimbo ze wajya guririmba, sinzi niba izavuba zuzizi. Hari akavuba ke kaherukaga muzu yagiye aheruka, hari yuzi? Yes. Big time. Big time? Yes. Wow. Ngaho kubitaho twumva. Ibyo kurukundo rutakibaho n'amahomvu
n'amahomvu ngo ni gace gace agasigaye ngo ni gace gace okay se twemere barura farura nako karura fukamire ndekanoro ndumva yuhu bitagakwiye ndumva yuhu let's go fire, yeah, one time. A bit tired, making love again. Abjishirka wewe, dude, we do, we do love, dude, we do. Yeah, nakutu. Yeah. Umuntu unyegereye wo mu rugo arambwiye ati ntagucika ataririmbye na ni Yesu ati kuki uhorana kanyamuneza iyo nshubije nirurangiza nawe ndi ni Yesu aya mahoro mumbonana ni Yesu nawe nditicuboza atari Yesu ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwo ndiwe haya mashimwe nayawe ntawe uhagurukiye anyway ni ibyo ngibyo rero ngira ngo mwabyumvise ko Mugisha ari muri mood turagiye iki turaje ishinga uyu munsi mu rugo barabizi ko rwayo nkorora sawa banguserereza urumva turagiye rero mugi tugiye kugenda dushakisha ko twabona icyo kigo wifuza sibyo tugiye kugenda turebe ko twabona uburezi bukuboneye ni byiza byakiriye ute kuba hari abantu bavuze bati turifuza gufasha Mugisha mu myigire ye urumva donc urabyumva ute ndishimye bro yeah okay aho ni sawa Karimu se muraherukana wa muhungu waduhuje ntabwo duherukana ariko nagiye gusura wabo nsanga yari mu nzu yagiye imvumo nawe uzajya imvumo sikaho ahantu nahazi we geto 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 urayizi oya nzi ko gato nyine ari akazu kari aho ngaho tu sawa cyane hanyuma ngira ngo ni ibyo ngibyo rero twebwe turakomeje urugendo rwacu tugeze za Gatenga turakomeza tubabwira location twavuye Igikondo ubwo ibikurikira byose murakomeza kugenda mubibona uko byifashe uraza kuririmbira abantu ndakomeza ngufatirana ubu ngubu utarasonza mukanura bushonje harya mu gikundi kurya iki ukunda kurya iki njyewe ngo ndakurya ikira byose sinavuga ngo nta kintu nta gace cyo nkunda tu sha buri kimwe cyose ndarya cyumva ari ibiryo nta kiruta ibiryo ni ukuvuga ngo ukunda igitoki nk'uko ukunda inyama cyane bro ariko akenshi ni inyama ifiriti ifiriti nazo ziraho tu ntacyo turaza kureba hanyuma kunywa se kunywa tari ka fantasi ntabwo unywa akabyeri kabyeri ahubwo zinyota mfite unywa kahe kabyeri mugi uzi ko utageze imyaka y'ubukure citro yes of course unywa akabyeri kitwa citro yes of course ako ni sawa ko ngako uzakomeza ukanywe cyane kararyoha karemewe cyane bagukunze cyane kubera tara yawe yo kuririmba niyo mpamvu ndi kugenda nkuririmbisha mu muhanda none ubu nagufatiranye ntabwo uri bunshike uraririmba nyinshi ushize twaririmbye nkeya ko twihutaga ariko wow ndibutse ibintu byose warimo uvuga ariko cyagiye kwa element bura rumeze ute
narageze mu ijuru tu. Wumvaga ari ijuru aho ujya uvuga ureba muri kamera nk'umusitari ntabwo uzamubase nzamu vuba wadanje kabisa okay ntacyo none si uyu munsi uraturirimbira kuziyera nari natekereje kuri Iva Buravani kubera ko niwe muhanzi tunamu icyubahiro cye nyine kuko yatuvuyemo niwe muhanzi wa mbere wemeye kutuvugisha bwa mbere ngira ngo kuri telefone so ubyibuka urabyibuka se cyangwa warabyibagiwe biciye amazi ndabyibuka nawe nabyibuka agaciro se yes of course ibintu yatubwiye icyo gihe urabyibuka yes we ngira ibintu bike wibukamo tuvugana icyo gihe na Buravani cyakoze icyo nibuka naramuririmbiye nicyo nibuka aranavuga ngo ntabwo nibuka bro ntabwo avuga ngo tuzamusure yarabivuze yagiye umugambi wacu utagezweho ariko reka twizere ko ibyo ari byo byose aruhutse neza sibyo ahara tuzirikana turamuzirikana twe hanyuma rero tumuveho gato tujye no ku zindi ndirimbo nabonye ujya ufata cyane zo kwa Element cyane sinzi impamvu niba ariko ari nawe wenda muri no minsi uri kubuminga cyane ariko uyu munsi sana nora turirimbiriziye mugiriga nanjye simba nzizi zuzi aka Chrisize kuko ni umushuti wawe kandi mufitanye n'isezerano uturirimbira kahe Chrisize inana wow Alitwan reka turirimbe ngaho twagiye Karibuni tujane mu nzu avuga pepe mweke aguna pepe mweke neke mombepe nundeke fata bebe wishuna oereka melele udari ni welelele mombepe ayaya udimabza sana demelori mwana afasta yesterday Mazanibatise yesterday wamesera dorundi mabza sana demelori mwana afasta yesterday Mazanibatise yesterday urinchuti yanje inaniza cyane agwena winjire kongwena wingwena nsunikwa sinagutera sisi nje sinagutera baby fupa keji full package for you what you do me that inana ese waje tugakina iby'abana teto mfashe nanjye ndi nana awe nyanga why you do me that inana ese waje tugakina iby'abana teto mfashe nanjye ndi nana tuninjira no muri kakashe nyanga why you do me that yeah kakashe se nyirunyoroshe kubita twinshi nyine twatundi uba wibuka ugenda uvanga ngewe urabizi sinzizi zuzi cyane ariko niwe ubuzizi kashe ari yindi nihera urarera nakandi kamwe ka Bruce Melody turirimbira ko numvise umuzi neza akaukama wenda cyangwa naka Juno Kizigenza uraduhitiramo sibyo uraduhitiremo adutatu iturekera ubundi ibintu bisigaye biraba ari icyatuzinduye ibintu byo kuririmba biraba birangiye shatui iriya ya Bruce Melody iriya ya turaberanye ayindi yuzi wende waririmbye ayindi ye uzi urutumye mfata konji ngadupite kondi dekafone mitanshira makateje nishire kure yanje abona umunsi umwe nzisanga police cause you love you to die bondi jafita familia icyadupfanyisi nanumwe mbizukuri nanumwe ngirira akabanga icyadupfanyisi nanumwe mbizukuri nanumwe ngirira akabanga I'm ready to die for you. I trust her to die for you, Katapira. I'm a rider, Ririmba ikinyarwanda cyongereza cyo uzongera kukiririmba wakimenye.
Kinyarwanda. Sinagusezeranya ibyo nafite ngo mbone neza. Yego mfite competitions but that don't mind yeah, my baby. I wanna put a show to my mama. I baby love you using my precious. I wanna put a ring on your finger. Oh no, all eyes on you, baby, and all eyes on you too. I don't need you tell me crazy. You tell me umukunzi wanje nukunda birenze unyumbabarira nimosa gusa vitama nijumba basai me I don't try tattoo you for you I can put gukorwa nawe bifite isuku be I love you kuchi be yeah. What can I do in your heart forever? To the end of time together. Eto pakejote que suis attaché. C'est comfy baby what ne otaché. Tashi. Kashe cyako. Mwita Mugisha akanyuma rero. Ni Juno uri buturirimbire ni Okama Bruce Melody. Usaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza akutabona ko tuberanye. Wowo none ikigurura bo mu rumuri mu mwijima uko niko tuberanye. Ndakubona nkahinduka mu mboni zawe nkibona simenya aho dutaniye. Uri inshuti magara kandi biragaragara nta kimenyetso nkeneye. Ese ninde watinyuka ngambwire ko tutaberanye baby, ko tutaberanye twembi. Ese ninde watinyuka ngambwire ko tutaberanye baby, ko tutaberanye twembi. Nakuwaza I'm from Sunbright abikarenga thinking about my baby. I could duck for my baby, yeah. Nakuwaza I'm from Sunbright abikarenga thinking about my baby. I could duck for my baby, yeah. Now Turaberanye kandi cyane. turaberanye kuko duhanye. Sinzagutera inimba No, isaze hano guhaye tobereya. I promise you my baby, never let you go. You been around. Nuko byifashe akanyuma rero uri buze gukubita na ka Juno ariko uraza gukubita nyuma dusoje tuvuye muri gahunda tugiye kujyamo kuko umuntu twari dutegereje yahageze sibyo. Wamubonye se urumukumbuye se? Yes. Bari kumusuhuza se wanze kwiteza abafana. Superstar wanjye katugende rero ubwo ikituraje ishinga barakibona imbere. Ninde? Ni wa wundi twigeze kujyana turi kumwe na Chris Easy uko mbikeka. Yego. Siwe? Niwe. So wambwiye ko muzi se mu kanya? Ntabwo namenye twa bro. Yaguriye ji. Ngura n'akayoga nanyweye. Akayoga? Yego nyine. Ka citro. Yes. Cyangwa akayoga nyakayoga? Oya akayoga ka citro. Oya mvugisha ukuri. Niko yabaye bro. Okay.
nk'uko mubibona tugeze ahantu mugiye kubona namwe, ni umwe mu bantu batwemereye ko bashobora kugira icyo badufasha kuri ino mpano y'ino muhungu Mugisha Patrick. Ni kuri École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice. Ni ahantu ugeze mu bana bagenzi bawe, noneho ubu nta by'ubwiyemezi. Sawa se tuje aha udasuhuza abantu se suhuza abantu habona umusekirite. Aha hantu rero tuje Mugisha, aha hantu representa waho yaradukontaktinze atubwira ko agufitiye impano. Donc yaravuze ati ndabashaka, hari envelope mbafitiye urumva, kandi ireba Mugisha Patrick. Wa mwana nabonye aririmba niko yambwiye. Urumva wiyumva ute, uri gutekereza ko ari impano tuje gukura ku ishuri ari iyihe? Ntabwo nyize ariko ndayimenya tu. Kubera imana siko ujya umbwira se. Dore abana wabonye ko ari muri maternelle, abangaba burabaruta, wabonye aburuta nawe. Abona ari heza. Wagira inama umubyeyi ufite umwana muto ko yamuzana hano? Yamuzana hano tu. Ni sawa? Ni heza cyane. Okay, sawa. Katugende turebe, tugeremo. Bigana basket? Barayikina nyine. N'umupira. Urabona ko ari heza. Soma hariya hirya dore hano handitse ngo Samuel Eto Fils. Wahabonye? Uyu muntu rero witwa dore iyi ni inki, ndagira ngo menye ko uzi ubwenge. Ngwino hano nkubaze. Uyu munsi nabonye ibyo nkubaza. Iriya ni inki iri hari imbere. Hari hashushanyije. Ni mapu? Ni mapu. Mapu yihese? Mapu ni Rwanda. Wikuye hese? Rwanda se ubiguye ni iki? Ubiguye ni Imana. Ari amazina yanditse hariya, iryo usanzwe uzi ni irihe? Amazina? Yasowe. Nsanzwe nzi Ruhago. Ruhago? Ingo nyine. Ruhago irihe? Ruhango. Ya nsanzwe nzi na Ngoma. Nzi Rusizi. Urayisomye? Kicukiro. Kicukiro. Tugende. Nyamasheke, Nyamagabe. Iwanyu ni Nyamagabe? Kadusuhuza abayobozi nyine. Muraho neza? Mama, tubagendereye kuri kamera tubatunguye, muratwihanganira. Uyu muvandimwe cyangwa se uyu mu petit frère representa yatubwiye ko twazaza ngo hari envelope iri hano. Yavuze ko ni envelope yacu twese ariko nkireba cyane uyu. So rero twari tuje, sinzi niba ari mwebwe muyobora hano, tugize imana turabonye, ubwo muri hangana tubashyize kuri kamera. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Bwimana Esperance, nkaba ndi directrice wa École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice. Wow. École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice tubahaye ikaze, turabishimiye. Ni karibu. Aho muhobera. Urabona ko directrice twakiriye neza? Si sawa? Urishimye? Yes. Okay, sinzi rero ubwo niba ya envelope niba ihari, niba tujya muri office, niba sinzi tukigendera. Tujye muri office. Okay. Katujye muri office ngira ngo turebe ya envelope. Tuza ntabwo ubona umukobwa mwiza. Ni icyuki. Nawe rwose sinzagukira pe. Reka tugere muri office. Ngira ngo ni ahantu heza cyane. Icara. Ubonye ko hari intebe ireshya nawe. Katwicare natwe ubu ngubu twaje muri maternelle. Wasubiye gardienne. Urumva umeze ute? Ndishimye. Reka twumve icyo batubwira, twe gukomeza ku disturbinga. Kiri urakizi? Cyane igikombe. Kiss. Ntabwo abantu bakina umupira w'amaguru. Umuyobozi wa hano rero buriya nawe ni umuntu uba muri ibyo bintu cyane, nawe ni umunyempano, buriya yakunze impano yawe, navuga turiya mwana
nsanzwe mfasha abana n'abandi bantu basanzwe ko kuba ari umunyempano nakarusho ahita avuga ati muzaze ngira envelope mugenera sinzi ibyo ari byo Imana umugisha mwinshi cyane ubwo rero uziko ari amafaranga nidusanga atari yose cyaba cyo cyose nakishima okay nta kibazo dutegereze twe gukomeza kudistabinga office y'abandi twumve icyo directrice atubwira wenda sinzi ntabwo tubatinza niba ari envelope wenda mwayiduha niba ari ibyo twereka abanyarwanda tubibereka niba mudashaka kubigaragaza kuri kamera twayikuraho ngira ngo ibaruwa iragira iti Mugisha tega amatwi ibaruwa ni yawe nubwo ubona bayandikiye JALAS official TV ngo uyisome iti nshingiye ku biganiro byiza byagiye bitambuka kuri JALAS official TV muri aya matariki akurikira kuwa 6 Nzeri 2021 kuwa 10 Mutarama 2022 kuwa 16 Mata 2022 na tariki 5 z'ukwa 9 2022 aho mwakoze ibikorwa by'ubuvugizi urukundo n'ubumuntu byo gufasha umwana Mugisha Patrick teza amatwi w'umuhanzi ufite ejo hazaza mu bihe bitandukanye twagiye dukurikirana impano ye yifitemo yo kuririmba ndetse ibijyanye n'imibereho ye yuko abana n'umubyeyi we umwe mama we gusa dushingiye ku byo twavuze haruguru nk'umuryango mugari Ndayisaba Fabrice Foundation ufatanyije n'ishuri ry'inshuke École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice usanzwe ukora kuva kera ibikorwa by'ubuvugizi ubumuntu n'urukundo hano mu Rwanda twiyemeje gutangira gushyigikira uyu mwana w'umuhanzi Mugisha Patrick muri ibi bikurikira mu bijyanye n'uburezi bwe bw'amashuri akiga ahantu heza 2022 2023 ubyakiriye ute ndishimye birenze urishimye yes hamwe n'ibijyanye n'ubuzima bwe ubwishingizi akoresha we n'umubyeyi we bwa mutuelle de santé kugeza asoje amashuri abanza Imana umugisha mwinshi cyane nakomeza nsome nta cyo bwura jya umubwira iki njyewe so babimbwira njyewe ndinde ndabwira directrice aze ngira ngo ibaruwa irakomeza igira iti Imana nidushoboza mu bushobozi tuzakomeza kumufasha nyuma y'ibi bihe tugaragaje hejuru dushimiye umubyeyi w'uyu mwana wakomeje gushyigikira uyu mwana ku mpano ye hamwe na JALAS official TV yamugaragaje bwa mbere ndetse n'abandi bose biyemeje gushyigikira iyi mpano y'uyu mwana w'umuhanzi ufite ejo hazaza turamwifuriza iterambere ryiza we n'umuryango we muri rusange n'abandi bakomeze biyemeze kumufasha mu buryo bwinshi bwiza butandukanye iyi ngingo niyo nyaboneka mufashe Mugisha n'indirimbo ze zikorwe si byose turasaba gukomeza gukora neza ibiganiro byiza bishingiye ku bumuntu urukundo byubaka kandi abandi bibifuriza ibyiza gusa mu buzima bwabo bibazamura ubwabo n'igihugu muri rusange bihindurira ubuzima abantu benshi bafite impano abari mu kaga ndetse n'abandi bakwiriye gushyigikirwa mugira amahoro aranasinya umuyobozi mukuru w'ishuri EMFNF akarongo NFF ari we Ndayisaba Fabrice akaba ari nawe nyine n'ubundi witirirwa Ndayisaba Fabrice Foundation ari ngira ngo M yabo ni ukwifuriza ibyiza mugenzi wawe ibintu biraryoshye bana ibintu n'uburyoshye mugi iyi baruwa ni yawe yizingi ufunge kugira n'icyo ubwira directrice tugende sinyisomye se ngiye icyo nshinzwe rega ngende umupampe ko ntacyo mubwira se Imana umugisha mwinshi cyane nanjye ninjya kure nzamuzamura ni byiza cyane buriya gutekereza ineza umuntu yakugiriye ukazayimwitura ni byiza cyane ntekereza ko nta n'ikindi kintu twabitura aba bantu iyi envelope urayifata kuko iyi ngiyi niyo garanti yawe ntacyo mwazizana ntacyo ndumva amata ari kubyara amavuta ngo hari n'izindi
kano kanya niyiboneye. Okay, ntacyo reka tugende dushimire cyane iki kigo mugigira icyo uvuga ngewe urubizi ko ibyinshi mbivuze naba mbivuga nkanjye gira icyo uvuga ubonye abantu bagufasha hari n'undi muntu yari yabimbwiyeho ngewe wambwira ko donc hari icyo bagufitiye sinanize ko kugufasha mu myigire urabizi ko twari twapanze ko tugiye kujya ku ishuri mu bindi bintu byacu ariko tugize imana samata bya amavuta yes of course ngagira icyo ubwira okay tuvuge ko umuyobozi adukurikiye w'iki kigo gira icyo umubwira iki kigo reba hari umubwira iki kigo pe Imana imbaho umugisha mwinshi cyane birangore ni by'agatangaza kuri njye. Okay, yeah, wow, urabaririmbira sakano ko kubashimira. Yeah, bagashobora ngagashyiraho twumve ega bagukundiye tara cyane bagukundiye impano yawe ndirimbo akaririmbo gashimira hakahese akushimira nyine ngaho baririmbire kandi Yesu ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwandiwe haya mashimwe nayawe utayerekana se amashimwe amashimwe nayo reka tugende directrice turabashimiye twavogeye ibiro twabatunguye tuza turi kuri kamera ariko twizere ko ntacyo twangije nta kibazo hano ni murugo ahubwo muzagaruka yego so nibyo ngira ngo itangira ry'amashuri riranegereje sinzi wenda twaguha nk'umwanya ukagira icyo ubwira abana ababyeyi bafite abana bato hano wenda ukabarangira wenda nanjye nkunda ibintu byo gufasha nanjye mba excited reka mbivugire kuri kamera urumva kuko byose ni bimwe nanjye mbemereye ikijyanye no kwamamaza mu gihe runaka turi buze kuvuganaho nyuma ariko ndakibemereye. Yego murakoze Imana ibahumugisha. So rero duhere nonaha ubwira abantu uburyo bashobora kuza aha wenda urabaha nka nimero ndumva ari byo byakoroha yo kwiyandikishaho cyangwa se yo kubaza ibijyanye no kwiyandikisha donc ndumva ari bwo buryo bworoshye. Ntacyo wavuga. Muri École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice ababyeyi bose tubahaye ikaze twebwe buriya tumaze icyumweru dutangiye tumenyereza abana ariko amasomo nyayo turatangira kwa mbere ariko by'akarenga turacyandika n'abana kubera ko imyanya igihari imyanya tuyifite mwa mbere wa maternelle mwa kabiri wa maternelle no mwa gatatu wa maternelle. Muri École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice twigisha mu rurimi rw'igifaransa gusa ku buryo umwana wizi wacu rwose abafashwe neza akavuga n'ubwo rurimi neza nta kibazo adategwa. Niyo mpamvu tubahaye ikaze iyi myanya itabashirana ababyeyi beza dukunda ni karibu muri École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice. École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice iherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kicukiro na akagari ni Kangoma munsi ya soko rya Ziniya gatoya ntabwo ari kure rwose ni karibu dufite n'abari mu binzobere babishoboye ku buryo nta kibazo umwami wacu n'umutware ni n'umwami rwose by'akarenga tubafata neza ni karibu cyane turabategereje murakoze. 0788354425 cyangwa se ugahamagara 0788151946. Izo nimero zombi turazibandikiraho muzibone. Ubwo abashaka kuzana abana muzabazane. Dushimiye cyane Ndayisaba Fabrice by'umwihariko nka representa ariko by'umwihariko nk'ikigo cye cyatekereje kuri Mugisha Patrick. Mugisha Patrick muramubona yicaye ku byicungo yatangiye gutaha ikigo cy'abandi atanahiga. Reka tumureke wenda ry'umunyenga rimwe ubundi ibindi reka mu munyenga rimwe. Akira ngaho ukiri ubumugaririza unamubwira ko uzakwiga igifaransa. Kwa mbere.
Bonjour, ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Eh, Les noms, c'est qui? Le nom, ton nom. le nom? Your name. Eh, your name Z. Eh, vous êtes ushatse kuvuga iki? Izina ryawe. Eh, izina En ryanjye. français, on dit je m'appelle Je m'appelle Mugisha. Patrick. Mugisha Patrick. Je m'appelle Mugisha Patrick. Soyez les bienvenus ici, à l'école maternelle Fondation NDAYISABA Fabrice. Ça va? Ça va bien. Nous vous encourageons maintenant de venir ici, toujours, chaque jour. On va vous enseigner le français. Et vous allez quitter ici en parlant bien, sans hésitation. N'est-ce pas? Yes. À la verse. Bon, je vais te faire tourner encore une fois. Igifaransa ko cyoroshye. Barasubiza ngo si. Si. Eh. Si. Nakunda kamenya. Si. Ufite materinere. Nawe uzagiza wige kuko n'abanyeshuri. Ese mugi ngambwira ibyo wamenye comment t'appelles? Bamusubiza. Comment t'appelles-tu? Je Je m'appelle. byumva ko babyishe. Oya. Ndabona yagiye ngo Eh. Je m'appelle. Je m'appelle Mugisha Patrick. Umva ko byahita biza. Yes. Zongwe ko igifaransa ushaka kukimenya? Se bakikwemerera ko bazakikwigisha? Kudakoma amashyi. Reka tugende. Sawa. Merci. Bon voyage. Sezera ni icyuki. Sawa. Ndasezera directrice. Au revoir, mon ami. Thank you. Eh, mon Merci beaucoup. Titi, merci beaucoup. Oh. Merci beaucoup. Katugende rero tujye ku ishuri hahandi tugiye kujya muri gahunda zo kukwandikisha. Tugize n'Imana amata byaye amavuta mugani wanjye. Sawa sawa. Imana zaba nk'umugisha Ni abana beza. cyane. Iki kintu se kandi Wakunze iki se? Wakunze iki hariya? nakunze ibintu bihari. Yeah. Okay. Uzahazana umwana wawe nyine. Byihuse cyane. Ahubwo ncyo nari no gutekereza. None ndakubyara. Ndi kumva nabyara vuba. Sawa. Yes, ngira ngo rero nkuko mukomeje kudukurikira abo twatangiranye urugendo cyangwa se niyo watangiremo hagati aha turi ni ku ishuri ryitwa Kingdom Education Center, niho Mugisha agiye gutangira cyangwa se agiye gukomereza amasomo ye, niho agiye kuba yiga. Ni ahantu heza cyane, ni hamwe mu ho twahisemo tubona niho hamubereye. Wahakunze? Cyane. Ni forume ko mbona wabaye nku uzagashyira kuri size nk'umusani si byose? Okay, nacyo ndabona muri kubibona rero ko twamaze gukora igikorwa kijyanye no kumwandikisha. Agiye gutangirana n'abandi bana bagiye gutangira muri uyu mwaka, ari naho agiye gukomereza amasomo ye. Yifuza cyane kumenya Icyongereza n'Igifaransa. Ku bw'amahirwe mwumvise ko hari uburyo bwinshi. Ahangaha ni hafi y'aho Ndayisaba Fabrice Foundation maternelle yaho iri. Azagira uburyo bwa coaching, tuzagerageza ubwo buryo bwose butuma
ubumenyi bwe cyangwa se imyigire ye yaguka byihuse kugira ngo abashe no kuba yagaragaza impano ye ariko n'ubundi afite ireme, afite ishingiro ry'uburezi. Ndabeshya se? ntabwo bese ahangaha wakundiye iki se? Ni etaje? etaje kirenze gusa ni heza, tubona heza ajyanye n'icyifuzo cyane. Yes. Urabona se hagereranye naho wigaga twumva, ariko ntubavuge mu izina handi wigaga. Sha happy. Bijya kwegerana ho gato. Iki cyaje imbere kijya inyuma. So rero ni ibyo ngibyo Imana izagenda idushoboza. Mwabonye ko twabonye umwe mu bantu bemeye gufasha Mugisha kwiga mu gihe cy'umwaka. Tuzagerageza n'ubundi natwe mu bishoboka, yaba muri ibyo bindi bishamikiraho ndetse n'ibijyanye n'imibereho ye. Uko Imana idushoboje nuko namwe muzadusapotinga niko tuzabikora. Ubwo ngubwo igisigaye ubu ngubu ndabona ibindi byose bikemutse, ubu ni ukujya kumushakira amakayi, ibindi muzongera kumubona twagiye muri studio. Sibyo rasera? Nibyo. Gukorana ikiganiro n'umwana biragoye ari no kunyuzamo akampobera. Turasoje rero n'urugendo twagiraga, ubu ngubu tugiye gusubira mu rugo ku icumbi kwa Mugisha Patrick. Ubundi bindi bisigaye byose muzagenda mubimenya mu minsi iri imbere. Bazakenera kugira ibyo babaza, bazakenera kugira icyo bamufasha, nabo bazatuvugisha kuri nimero muri buze kuba mubona. Hanyuma rero twasoje. Ariko inguyo yabambaye umusitari cyane. Urumva twari twavuze kuririmba akarimbo ka Juno kamwe, ugiye kukaririmba wambaye iniforume nk'umusani, n'abanyeshuri baziga hano bazajya bavuga ati turamuzi ni umusani. Ubonye ko na headmaster akurikira JALAS official, sibyo? Turanamusuhuje. Ngaho urarimba kahe? Ntage wabonye nifunze. Kana numvise utakazi neza cyane. Nafunze mu kijene. Ubwaraya nakoreye. Oya baretse. Ushaka guhita unyibuga uhita ukomerezaho. Ririmba yo cyangwa uririmba yayindi. Harya indi niye. N'Imana izijone. Harya urayizi? Urankunda. Naruyo? Oya. Tabi? Okay, nacyo. Uririmba use. Urabizi yo wifashije mikoro kuhita uyirya. Oya. Kandi ko wabimenye. N'Imana izurwo wankunze, ese akaretse umwana intambwe, uhora ushaka iyo ziruta izindi, urankunda. Mbona imbamutima uhorana, no kunutaha umutwe wawe utahe, urwo nkuseze nurabehuye, urankunda. Umbabarire umuntu w'umuhanzi uririmba nk'uri kuririmba muri classe. Kankwihorere katwigendere washonje katujye gushaka icyo kurya. So rero reka tubashimire abadukurikiye, abo twabanye muri uru rugendo rwose. Twizere ko twabanye amahoro. Reka tuve kuri kamera, ndabona Mugisha gishaka ko bamukamera. Ibisigaye byose muzagenda mumenya update. Imana iha umugisha abatubaye hafi. Dushimiye cyane Fabrice Ndayisaba, fondation ye by'umwihariko ndetse na materineri ye. Dushimiye abandi bantu b'abasapota bamwe na bamwe bagenda batwereka ko turi kumwe. Namwe mwese mugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5, no kubireba nabyo ni umusanzu ukomeye muba mushyizeho. Mukore subscribe abatarayikora, ubundi bisigaye ni peace. Ciao. Bakande like na cheya. Kuryo bavuga cheya. Babwire ngo peace kubasanaho muri. Nyagasani yeza bandemere. Peace kungagaraho ziri. Mwakoze kubana natwe. Bye bye. Ciao ciao.